Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe. Iki gitondo duhereje Imana icyubahiro, izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye Imana, tuyihereje icyubahiro, umukozi w'umuhanga. Imana ikigabura, Imana icyambika, Imana ikiducira inzira tugatambuka. Icyubahiro ni icyayo, iragikwiye ibihe byose. Imana ituvuganira aho tutagera, Imana iburana, Imana irwanya ababisha bacu bucece ikabakamuramo imbaraga, Imana iturengera rukomeye. Imana ishimwe, tuyihereje icyubahiro muri iki gitondo cya nibature. Nyemerera ufatanye nanjye mwene data muri iki gitondo, wowe tubana buri gihe, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, nshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, munyemerere dufatanye guhereza Imana icyubahiro. Ntukore ikosa ngo ugende utavuze ngo merci Seigneur Jesus Christ. Ntukore ikosa ryo kugenda utavuze ngo Mana urakoze urabyongeye. Igishoro gikomeye Imana ikize ku buzima bwawe nuko ikurinze kandi ikakongerera iminsi yo kubaho. Bikurememo icyizere yuko izakora ibikomeye. N'uyu munsi uri buhure n'igitangaza cyawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, irabyongeye, iravuze ngo nubeho ubayeho. Ntabwo ari kubw'ibitambo byawe, ntabwo ari kubwo ubwiza bwawe, si imirimo myiza, oya, urukundo rwa Yesu Kristo rwonyine ruravuze ngo nubaho ubayeho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ko muri iri joro ibyaguhize n'ibyashatse kukumira burunguri byari bigwiriye wowe usinziriye, ariko Imana yabifunze iminwa. Imana ishimwe. Icyawe rero ni ukugira intego mu buzima yo gukizwa no gukiranuka no gushaka Imana bigishoboka kibonwa. Nyemerera wikonekite n'imbaraga z'Imana, unyurwe n'urukundo rwa Yesu Kristo, wongere urebe ineza y'Imana ku buzima bwawe, kandi ndaguhamiriza ko uzakomeza kubona Imana, kuko ijambo ry'Imana ryambwiye neza ryeruye ngo nkunda bankunda. Imana ishimwe, nkunda bankunda. Nukunda Imana ukitandukanya n'ibibi, ni ukunda Imana ukagendera mu mategeko yayo, nukunda Imana ukagendera mu murongo Bibiliya iguha, ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo rirambwira neza ngo nkunda bankunda, kandi ijambo rikongera rikavuga ryeruye ngo abanshakana umwete bazambona barambona. Imana ishimwe. Nushakashakana umwete Imana, ukava mu byaha ukabikorana umwete, ukarinda ururimi rwawe ukabikorana umwete, ugasura abarwayi ukabikorana umwete, ugafasha abababaye ukabikorana umwete. Reka nkubwire ngo nkunda bankunda, abanshakana umwete bakambona, nawe uzabona Imana. Icyo usabwa ni ugushaka Imana, icyo usabwa ni ugukora iby'Imana ishima. Icyo ukora wowe ugomba gukora ni ukugira kwizera guhamye, ni ukugira kwizera kutarimo gushidikanya. Burya iyo ugize gushidikanya uba wikerereje. Iyo ushidikanya ngo ahari se ngewe ngo Imana ibi yabikora amaye, ntabwo ari wowe uzigirizaho nkana, ntabwo ari wowe yakigirizaho nkana. Nawe byakubera, kuba mu nzu yawe byakubera, ntabwo ari wowe yakigirizaho nkana. Kubona akazi byakubera, gucuruza bikemera byakubera, ntabwo ari wowe yakigirizaho nkana. Reka nkubwire byakubera. Icyo usabwa zamura kwizera. None se wowe kuki wumva ko itabigukorera? Hari icyo upfa se n'Imana? Ntacyo upfa nayo. Icyo igigutandukanya n'Imana ni ibyaha. Ariko gira kwizera, ukora ibyo gukiranuka, uzamure kwizera, wishyire mu biganza by'Imana, uyibwire ngo ndakurindiriye no kuri kiriya. Imana ishimwe. Uyibwire ngo kuko wampaye umwuka wo guhumeka, uyu munsi umpuze n'igitangaza cyanjye, uyu munsi unyinjize muri desite yanjye. Ugira kwizera, gira kwizera gufatika, kandi wihutire kureka ibyaha. Turacyari mu bihe byo gusenga Imana, turacyari imbere y'Imana. Nabasuhuzaga mwese bene data muri iki gitondo, ndabakunda cyane. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda.
turacyari muri teme yacu yitwa ngo witindaho hungwa udapfa. Witinda mu magambo, witinda mu byaha, ahubwo gira umwete wo gukiranuka, witindaho hunga udapfa, hunga udapfa. Narakubwiye ngo niyo upoterezoje ubutunzi bwawe utwo washakashatse ukadupotereza mu byaha, uba upfuye, kuko za mbaraga wakoresheje ushakashaka ayo mafaranga warangiza ukayashyira mu busambanyi, ukayashyira mu businzi, ukayashyira mu biyobyabwenge, uba upfuye kuko ziriya mbaraga zawe uba uzipfushije ubusa. Iyo ufashe ubusore bwawe, ubukumi bwawe, ukabushora mu bikorwa by'urukozasoni, uba upfuye kuko ntabwo uzagarura ubwo buzima bwiza warangije kwangiriza ubushyira mu bintu by'urukozasoni, ubushyira mu byaha. Uwo mubiri wawe warangije gushyiramo izo droge, washyizemo ibyo biyobyabwenge, uba upfuye, nawe uba wishe. Hari urugingo rupfa, hari urugingo rupfa. Witindaho hunga udapfa, witinda muri ibyo byaha, witindaho rwose hunga udapfa. Iyo ufashe umwanya wawe ukawujyana mu gucura imigambi mibi, mu nzangano, mu bintu bibi byo kugambirira kugira nabi mwene so, uba upfuye kuko uwo mwanya uwupfushije ubusa. Hari igihe uba uri kugambiriraho nabi, Imana imufashe mu kiganza, uzaseba wowe ugasanga warasebye, ibyawe biramenyekanye ko wagambiriye kumugirira nabi, uzagira ipfunwe. Kabiri, uzagenda ubebera. Gatatu, numubona uzamuhunga. Uba upfuye. Witindaho hunga udapfa, witinda mu byaha, witinda mu kugambirira ibibi, witinda mu bikorwa by'urukozasoni, witindaho hunga udapfa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umuhanuzi witwa ngo yewe mwana w'umuntu we ni Ezekiyeli, ibice 44. Tugiye gusoma umurongo wa 5. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko Uwiteka arambwira ati, mwana w'umuntu, gira umwete urebeshe amaso yawe kandi wumvishe amatwi yawe. Imana ishimwe. Ijambo rirakubwiye ngo mwana w'umuntu, gira umwete urebeshe amaso yawe, urebe ibintu umazemo igihe watinzemo, kandi wumvishe amatwi yawe ijambo ry'Imana icyo rigusaba gukora. Ijambo rirakubwiye ngo mwana w'umuntu, gira umwete urebeshe amaso yawe. Ni ukuri, urebe abantu babanjije muri ibyo byaha ushaka kujyamo, urebe abantu babanje gukora ibyo bibi, urebe ingaruka bagize, kandi wumvishe amatwi yawe amagambo y'Imana akwinginga buri gitondo. Uyumvishe amatwi yawe kandi uyazirike ku nkingi z'umutima wawe. Ngo rero urebeshe amaso yawe, wumvishe amatwi yawe ibyo nkubwira byose byerekeye ku mategeko y'urusengero rw'Uwiteka. Urusengero rw'Uwiteka ni umubiri wawe. Urusengero rw'Uwiteka ni muri wowe. Aho niho Uwiteka atuye. Aho ngaho niho umwami Yesu Kristo akomanga ku mutima ngo yinjire, hanyuma akubere umujyanama, akubere umuyobozi. Aho niho mu rusengero rw'Uwiteka nkubwira uyu munsi. Ngo uyu munsi wumve amategeko mu rusengero rw'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ngo yose no ku mateka yarwo yose, kandi umenye neza ahinjirwa h'urwo rusengero n'ahasohokerwa hose h'ubuturo bwera. Imana ishimwe. Ahantu hinjirirwa h'urusengero ni mu matwi yawe. Ndetse reka nkubwire, mu matwi yawe, iby'amaso yawe areba, aho hose harinjirirwa, aho hose hinjirirwa. Iyo uri kureba, hari ibyinjira bikajya muri urwo rusengero muri wowe. Iyo uri kumva, hari ibyinjira bikajya muri urwo rusengero muri wowe. Ndetse no ku munwa wawe hari ibijya bihinjirira nawe ukavuga.
ariko Imana ishimwe ngo ariko hari n'ibisohoka. Ibyo usohora rero ni ibyo ukora, ibyo ukoresha amaboko yawe, ibyo biba bisohotse mu rusengero rwawe rwera. Ibyo uvugisha ururimi rwawe biba bisohotse muri wowe. Ariko Imana yakubwiye ngo yewe mwana w'umuntu, muri iki gitondo ngo wowe ugire umwete, nugira umwete urebeshe amaso yawe, ugira umwete urebe aho ngaho mu maso yawe ibihinjirira, ibyo ureba byose ukabifata ukabishyira mu bikorwa, cyangwa se ibyo ureba ukabifataho umwanzuro, ni ibyiza cyangwa ni ibibi. Ese ujya ufata umwanzuro wo gukora ibyiza? Ese ujya ufata umwanzuro wo kuguma mu byiza? Ese ujya ufata umwanzuro wo gutinda mu bibi? Nimba utinda mu bibi rero uhunga udapfa. Kandi ugira umwete rwose, ugira umwete wo kumvisha amatwi yawe ijambo ry'Imana rizirikwe ku nkingi y'umutima wawe. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom, muhahe muronke, ndabakunda cyane. Bifurije kuzagira weekend nziza. Abafite ubukwe muzagira ubukwe bwiza, muzagire ukwezi kwiza kwa buki, Imana izabanezeze. Ababyeyi namwe mugiye gushyingira, Imana muyihe icyubahiro kuko yarabarinze kandi irabarindira, Imana ishimwe. Abazafata isafari muzagendane n'Imana muri iyi weekend, muzabona Imana izabanezeze. Shalom. Izina rya Yesu niryo riruta ayandi uzabaho, nawe irankawe Yesu urahebuje